kubera iki wanga koga ukavuga ngo nta mugabo unuka? Who told you that? Wari wumva hepfo ya hariya haboro ukuntu bimeze? Abagabo baranuka bro, abagabo baranuka. Mbega masazi we, aba yahunze umuntu ntarubwo uzabona isazi rimwegera. Burya umuntu isazi ryegereye aba afite n'agahumuro. Uzi umuntu isazi rihunga? Ariko umugore unuka. Ibaza ariko umugore muryama, urwaye akakunokera. Ukumva aranuka. Just kubera ko atinya kujya muri dushe. Wowe abameze nk'isambaza zabo zisi cyangwa amafi yaboze. Chumba urayiza ariko. Chumba. Ico nico. Nyine ntago hamagare ugahangayika ibintu byose bigatuma umurongo. Uwo mugabo ari kwisobanukirwa. Wowe zigisosi. Yari isobanukiwe. Ari kwisobanukirwa arimo aragaruka mu bumuntu. Wowe zarasose yamaze kurenga ya etape ya I'm in love. Sibyo mama warataha, boss papa warataha, your brother will leave, your sisters friend. will leave, your friends will leave, everyone mutangire your own journey. Ariko mutigeze mwigaho neza. Hari n'igihe batekereza ko marriage is just in bed. That's not right. Marriage is not just in bed. Now we will. Nizere ko meze neza, nanjye meze neza. Welcome again on our channel, Urukundo TV. You are with Josie, turi kumwe na none na Bella. Bella, meze neza? Meze neza. Nanjye meze neza. Oh, good. Urumva ibintu byose bimeze neza. Ukuyemo yuko nishimye cyane. Urishimye cyane? Ni ikibazo. Ndi kugerageza kubihisha ariko I'm happy. Ariko nabyo ni byiza. And turishimira kukubona ko wishimye, umeze neza, usa neza nk'ibisanzwe. I think unafite byinshi uyu munsi byo kudusharinga, of course, as usual. I do. And nanjye meze neza. Everything is okay. Wow. So, uwo meze neza cyane? Yeah. Nta kindi kibazo. Wariye? Wanyweye? Nariye. Wafashe breakfast ya mu gitondo? Oh, na lunch already. Arachi ya saa sita? Yeah. Good. So, what do we have today? Ndumva nshaka kubaza. Hari abantu babaho batajya no mu bintu byo gutekereza ngo I'm in love, batabyizereramo. That's why nanze kuba very direct ngo nkubaze ngo uri mu rukundo cyangwa uri mu I want to ask, wigeze ujya mu rukundo ku buryo wumva nyine you are already engaged? Warasaze. Urukundo na mayo ni kuri urukundo. Do you think umuntu ugukunda utabizi neza 100% just gukakubwira akagukunda? Mana urukundo ni ubusazi tu. Really? Ya nubwo turujyamo ariko uba waturubuye. Uburi muri ya minota yawe yo gusara. Hari umuntu wambwiye ngo nta muntu muzi mukunda. Wapi? Nta muntu uri mu rukundo imyanzuro mizima afata ngo bari mike, ngo nta muntu uri mu rukundo ufata imyanzuro yose ngo usanga ari mizima. It's true. Uburyo ubona wageze mu ijuru kiri mu isi. Nyine ni ukaba kasose tu, kaba kasose. Kandi you will know the reason why. Uraza kumenya impamvu tuvuga nyine ngo kaba kasose. No kubera iki buriya? Hari uburyo njyewe ukiza kunya approachinga, sibyo urugero. Mita mbona kari wewe naremewe. Yego. Sometimes nimba dufite nayo mafaranga. Tugahita dutangira kwirukanka mu mishinga ya danger. Ya indi nyine hita iyaba ifata kuri side zombi ikayaspendinga koko. Good. Kandi wumva nta kibazo just kuko uri kubikora. Wumva ari ibyo umuntu ukunze, wumva ari ibintu muri guhurizaho. No kuri. Nari surambwira ngo
aho umuntu aba ataturuye ni he uribaza ngo aka kanya ku myaka yawe kukirizwa n'urukundo ibintu byose bibi mama wawe yitabye Imana ubaye nka komando mu bisheke na Rambo nako urumva ntakurira ijisho ntiryatukuye umeze nk'umurozikazi hanyuma nuze wa muboyi wa mutipe sibyo makoma arakubwiye ngo baby let's stop this ukarira ukagira ngo bafashe ahantu jibi kura amazi bahakira hano mu maso aratemba uri kwimwira n'ibimwira niwe utatu n'amaso agatukura n'umutwe ukakurya nk'uwacomye kanguko ako no gutorobura urukundo urizera ko rubaho urukundo ya rubaho ariko urizera ko ari ubusazi 50-50 define love undefinable ukuntu nayidefininga suni gutera defining a love ukuntu nayidefininga ni umuntu umwe uza akayobya ibitekerezo by'undi ni igihe umuntu umwe yaje akayobya ibitekerezo by'undi akabiyobya watifi byose byayobera rimwe ninde uri mastermind icyo gihe aba yabiyobeje abyiyerekezaho sibyo ni ukuvuga icyo gihe aba agiye kuba ari we ugiye kuyobora noneho ibitekerezo byanyu mwembi so ngewe ndumva ku giti cyanjye love uburyo njye describing sibyo it's a bullshit we uri inyuma yawe urukundo rubaho ariko urukundo ni ikintu Imana kuribaza Imana ifata igakunda umuntu uri kubyumva umuntu arimo aritekerereza no kujya kumena tugisa sita za nijoro mu nyanja ngo agiye kubanza kureba rusufera arebe uko babiganira hamwe kuri ya mabyi ya shitani urumva ahinduke biliyoneri ariko Imana ikagumiza ikamubwira ngo mwana wanjye urukundo nagukunze ntirugereranyika uribaza urukundo ariko urukundo rw'Imana n'ubundi rwo nta kintu twarugereranya ngahibaze noneho urw'umwana w'umuntu ukubwira ngo nzaguha isi n'ijuru nibyo se ngahibaze nyine mvuko nari ubusazi nigutuma ibintu urw'Imana urarwumva urw'Imana nyine igukunda no mu mabi byose umereza ibintu bitari ibyawe udafiteho na access kuko you can't even move it kuko just yamubwiye ko agukunda naguca inyuma hariya mu kanya rya sinejuru ntake urukundo rubaho nge nizera n'urw'Imana abandi bose tuba twaturubuye really that is a bullshit kuko ni guca inyuma uranyanga ubwo uri imagine nuca inyuma ndakwanga uri gutekereza urukundo ikintu umuntu abamo sibyo kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri wa munsi uvuze ngo iki kintu noneho kiranyoboye kinyemeje no guhindura ubuzima bwanjye nkajya kubufatanya n'undi muntu uwo kambwira ngo ni scam or what that is a scam no you are going to cry yantinze gutaha nanga ariko umamagara man uwo mwana w'umugore wamuhaye amahoro uri umwana yaturutse ahandi nawe waturutse ni umwana w'umugore urumva urukundo rukujyana yatinze amenyo 40 akujyana muri za yatinze gutaha yenze kumamagara yes uzi umutima ukuntu bahagaze uzi ukuntu umutima ubahagaze noneho imagine iyo boyfriend wawe ubona atari gutekinga calls mubizi neza ko mutabana okay let's assume that ko abana hanze y'igihugu akanga gufata calls nta n'undi muntu uri ubuhamagare mu bwengo njya kumundebera one check him namubuze just nshakira uburyo namubona yaga ibyo ngibyo mbihakanye I am supposed niyo mpamvu nkubwira ngo tuba twaturubuye umva kabo kaso sinsinga zacitse sibyo so even if I'm supposed to check on him sibyo hari utuntu tumwe na tumwe nyine ngewe nemeranya nawe tell me why which and what ngewe mbwira impamvu duturubuye gutyo tukajya gushakana tutaziranye kuko numva ko feelings zanjye zikuzawe nta nibwo ndi butekereze neza dufata imyanzuro yo gushakana just ngo turakundana tutaziranye
love directed you to depend on him. ariko urabizi ko biba urukundo rwawe wari umufitiye cyangwa we yari agufitiye rwakudirectinze kugenda mu buryo wowe uzajya wisanga uri supposed gucekinga uko ameze sibyo na uri supposed kumenya amakuru yiwe ushaka kumenya yariye yirwate ko atamamagaye ko yatinze kunyandikira just kuko mukunda hanyuma ukendenga uri muri marriage y'umujama mutazi ahubwo ikibazo ni kubera iki ugeze icyo gihe udashobora kwihanganira ko atinda kuguhamagara ukaba ugeze igihe ubana nawe udashobora kwihanganira ko atakwitaba kuri telefone uri muri ya condition y'uko umubura kuri phone ukarira nyine ntaguhamagare ugahangayika ibintu byose bigatuma umurongo uwo mugabo ari kwisobanukirwa wowe z'igisosi yari isobanukiwe ari kwisobanukirwa arimo aragaruka mu bumuntu wowe zarasoze yamaze kurenga ya etape ya I'm in love sibyo nawe ari muri processing barimo baracekinga copyright bari gucekinga copyright yari barareba sound ashobora kuba yarahisemo nimba itazamugiraho copyright. That's why he's not picking your call. Gaho nawe mbwira noneho Josie. To a woman who is facing this situation, uratekereza ari iriyo kosa yakoze? Sorry. There is no mistake. Kubera yuko urukundo narugwamo nanjye ariko ikintu kihari ni kimwe itonde. Wigo mujama Josie. There is one marriage, sibyo? Muri excited muri rwa rukundo rwanyu aranakwitaba yego mu checking up on nawe kaguchecking on urumva noneho ubundi ibintu bikamera bombo shokora mukendinga muri marriage mutaziranye timugezeyo ntizasose mwembi ntimwasaze ntimwaturuwe ntasigaye kwirukanka nuko mwe muri abasazi bafite ubwenge ariko harimo ubwenge bumwe udafite ugezeyo usanze babarira ubimvugire basi nk'ibibazo ushobora kugera mu rugo ukabisanga bitewe nuko nyabutse n'ibihira mwabanye mutaziranye bitewe nuko mwabanye mutaziranye uzi ikintu cya mbere kibase like nyine nkuko uri kumbwira ngo wamubuze kuri call sibyo wamubuze kuri call wamubuze kuri message you don't know how he's doing communication ibiri weak yo mutaziranye very very weak ariko and njyewe uranshatse nanjye ntabwo tuziranye ndi wa mukobwa ugomba kumenya yuko ndagura amasuve nkayajugunya sibyo ndi wa mukobwa wambara isutiye kugeza aho numva koko ikanuka ndi wa mukobwa ujugunya munsi ibishashi bya biswi munsi y'igitanda kandi yagushatse abona bera usa kuriya uri so cute and so beautiful definitely nta mwanda yagira munsi y'igitanda cyanjye ubwayo n'induba ntago hashobora kuba hameze gutyo ashobora kuba ahantu wabaga ngari ukuntu hasa he's not supposed to visit me at home kuko nimba nako in my room nimba aje mu rugo nge mbana n'ababyeyi ni gutaje mu cyumba cyanjye for what doing what cyumba cyanjye ndagikontrola ndagifunga ngiye mu kazi nta muntu n'umuzi wagwane ndagenda ngure hariya paki ya suve ni 10 bingahe nzambara icyumweru njugunya nimbona zinshiranye ntangire no kubunuza ngo ntago bigezweyo ibintu by'amakariso hanyuma nitubana sinzi gufura ayo masuve ndi kuyashyira muri dusha aruzuye arapakiye nimba mfite n'uwo mukozi wo kumfasha mugize umucakara wo gufura ayo masuve wowe uri kubona mu myenda namuhaye haje kuzamo n'amasuve and then now uri wa mugabo ukuramo boxer ukayisiga nk'umugore ayimeze what were you doing kandi nawe ibyo watabifura icyo gihe ariko hari ukubana umwe azi ibyo ashoboye n'ibyo undi adashoboye icyo gihe mwabanye nta n'umwe uzi ngo uyashoboye iki
nyine ni rwa rukundo rw'impumyi rwo kubana batanaziranye kuko bumva ko babo bakundana just ntuzi ngo ashoboye iki ntagishoboye, ntuzi ngo akunda iki ntagikunda. hano hanze hari abakobwa bameze gutyo mugakundana bigashyuha mfite uyu mukobwa turakundana ariko reka nkubwire nuko abasista b'abantu batajya bamena amabanga uramutse uwegereye sister w'uyu muntu y'uyu mukobwa yakubwira ati nkubwishe ukuri afite imyenda irapakiye mu cyumba cye ariko no kugira ngo azambare like azafata umwenda umese arawambara uwo mushyashya awambara nk'inshuro 3 enye atawufura umubona asa neza yitera makeup ubundi ajugunye. Noneho for God's sake muri umuntu waza amutire nk'iyi myenda mbwira ati nikuya umutizo uramfurira ingiyi. Kandi abo bantu bose ari uwo ngo udafite amakuru ari no ufite iyo myitwarire n'imico yiwe n'utuntu atashoboye bose bari nibigera ku munsi wo gutegura ngo we are going to be in marriage sibyo baba engaged gusa ku munsi wo kuvuga ngo I'm going to propose her I'm going to propose her azuriya mutipa bari excited yatumiye inshuti ze muze bereka my wife nawe ngwino ya kubereka my wife wife material yifite ewana product ya danje akaba araje yatumiye yahamagaye abashuti be yabagishije inama mbigenze nte twambare gute dukorere hehe sibyo byashushe kabahamagara yibutse guhamagara babashuti be ngababaze ngo twambare gute dukorere hehe ndagurira hehe ururabo byose kumaso propose uwo mwanya arawubonye ariko ntabwo yigeze abona umwanya wo kubaza sister wawe how you are you get yakwizereyemo gusa buhumye ari kumva uhumura neza we ndapfuye agasoni nje no kugusura ukabona nta myenda korobye ari kumva ndahera mu buriri ningera mu rugo bitewe n'ako kazi nakoze aho ngaho numva ndavuga nti ndapfuye nashize sometimes nambwira kugaruka kugusura bitewe n'umwanda nzi ubi wawe nawe nzi like mvuga ati urabizi neza ko ninza ndi bukorope nkata nkubwira ati babes you know what why can't we go out today I will pay the bill kugira ngo ugende unakora ibyo bintu basi urishyura bill urishyura bill aho kugira ngo ujye gukora ayo masuku abatipe akumva ibyo namubwira ngo aho kugira ngo nyine nze aho ngaho niki I will pay the bill akumva nakantu karaho kari toto kari simple nagaha agaciro sibyo hama mwazagera hahandi noneho wowe usabwa kuba ari wowe uri bukora ayo masuku hahandi wamusanze hamwe mu bantu agatangira kukubwira ngo none siko icyo utakorupye wazashatse umukozi ninjye mukozi wawe ugatangira nawe ukamubwira gutyo wazashatse umukozi ngo ubizi ko izo behavior zifite ntabwo wari ubizi ko iyo behavior ifite kuko cyagiye wari bubimenye wabihaye agaciro yarakubwiye ngo reka ngusohokane twishyure bill ari ngewe uyishyura niwita ku kintu yakwibye niwita ku kintu yakwibye cyane ko abatipe bubahi iwabo w'umukobwa barahubaha ntabwo yahahora so uzi ikintu ndi kubona muri ino minsi ntabwo nzi niba ari gishya muri sosiyete mu banyarwanda turi kubamo ariko hari ikintu gihari ugasanga umuntu ari gutegura a very big day n'imbaraga nyinshi uri gutegura umunsi wawe wa mariage n'imbaraga nyinshi you are so excited uri murahamagara abantu benshi ngo bagufashe babyiteho bakugira inama bakubwira ukuntu wabigenza ariko mbwira uburyo utegura wedding ugakora inama 1 2 3 4 hari n'abageza no ku nama ya 5 y'ubukwe inama gusa inama z'ubukwe ariko nizere ko kuko uko biri kose ntizijya munsi y'3 inama z'ubukwe ugakoresha inama z'ubukwe ariko ukaba utazigera wicara ngo wowe n'umuntu mugiye kubana mwikoremo inama y'urugo muzubaka umubwiye ati babes I'm like this ngiye sinjoye koza ibyombo pe umubwira uti rero tugiye kubana ariko ngiye ndi wa mutipe uva muri dushe simakorope ada flashing simva muri dushe ngo flashing simva muri toilette ngo flashing ibyo bintu uba uri sire neza kuzabyihanganira ngiye tugiye kubana ariko ntago nkunda umuntu umbwira amakosa yanjye ntago babibwira yambwiye ndarakara nayo iyo nama ntayabaye nabyo mwakoze
you're just in love, like abantu nyamona bapostinga ngo 2 beds in love. Ngo 2 beds in love, amakupure menshi nyine ukabibona gutyo tu. Ntago nari busy Muri in love, 2 beds in love, the king and the queen. Ariko you don't know your king, he doesn't know his queen. Yego. Ntabwo ushaka kuba, ntabwo abizi yuko uri uwo mukobwa ufata imyenda y'imbere ukayihisha. Ntabwo abizi ko uri uwo mukobwa ujya muri period ufata 12k za buri week ukagenda ukaguramo imyenda y'imbere, umwe ukuramo ujugunya ukuramo. Yajya no muri period ariko ajugunya. No, especially periods. Nabyazi. Especially periods. Timajine. Atanoga buri munsi. Yeah. Hari abakobwa badakunda koga. Yo, ukaba wamubwira ngo koga akakubwira ati please I will do whatever you want. Sinikoze hama. That's not me. Ukakubwira pardon. Basi sinzi ndiyeranje ariko no dushe ya buri munsi wapi nagabyumva. Mugiye kubana ariko nta nama mwakoze yo kukubaza ngo sebera ko mbona uhora usa gutyo, usa neza, akabigi keza, umwambaro ugezweho ubu wambaye, will you keep it nitugera mu rugo? Ukunda ibintu bigezweho or not? Wowe nujya mu rugo ugakomeza uhora muri salon nk'uko zikunda. Ese ukunda umukozi? Ntago kubajije ese ukunda umukozi? Ese ubuzima tugomba kubamo nige nawe mu rugo ukicara ukaba baby mama? Ese ukunda ibiryo? Ngiye ko nkunda ibiryo watetse uzi guteka. Can you please cook for me once? Yeah. Ahora mu ma KFC, ahora akoresha amanuze orders of the food. Ntubizi neza ko uyu mukobwa azindi kutogosa ibishyimbo. Nabyuzi. Maybe ko nakubwiza ukuri akakubwira ati honey I don't know, I don't like cooking. Nabyo nkunda. Maybe kuri uwo mubwire ngo ngiye rero nago nabana n'umugore udakunda guteka. Anamubwira ati ndakwishurira kose mwana. Akabwira ati you know what, kubera ko nkunda ibiryo byatetswe n'umugore wanjye. Please babes, muri iki gihe turi gutegura mariage, genda ufata amezi 3 ujye kwiga igikoni. Ndayishyura amafaranga kana kwishyura amafaranga. Yeah, akakubwira you are my option, nta kindi gitekerezo mfite. Genda gukunda the way you are. Genda wige guteka. Thank you. Ariko nabyazi kuko mwakoze inama z'ubukwe ariko ntimwakoze inama zanyu z'urugo. Yeah. Ubukwe ni event iba only one single day. Reka n'ibintu bya event. Iyo ubukwe burangiye, mama warataha, boss, papa warataha, your brother will leave, your sisters friend will leave, your friends will leave, everyone mutangire your own journey. Ariko mutigeze mwigaho neza. Hari n'igihe batekereza ko marriage is just in bed. That's not right. Marriage is not just in bed. Nawe biburira. Dushobora kuryama mu buriri. Sibyo? Twatonganye hanze kuko hanze guteka. And nkajya kurya hanze, ngenda umugabo nagiye kurya hanze, ariko nkagaruka in a bed with you. Ariko I'm not happy at all. Gute njya kurya ibiryo byo muri restaurant size umugore munsi. Good in bed doesn't mean that your wife. And his reason to be not happy irumvikana. Cause you're expecting agamo to cook everything wife material. Yeah, everything ushaka kwimagine muri wife material, and nta kintu ari kubibonamo. Thank you. So now we are on the girl. Tujye ku mugabo. Nkuko we expecting ibintu byose ku mukobwa. Bro, kayo maboxa yose araho ngaho kucyo ukunda kwambara kandi kagufashe kugeza aho kakunukiraho. Kubera iki wanga koga ukavuga ngo nta mugabo nuka? Who told you that? Wari wumva hepfo ya hariya haboro kuntu bimeze? Abagabo baranuka bro, abagabo baranuka. Noneho uzi waranyura munsi cyuya, hari ukuntu umuntu abafashe nk'ahantu bitewe nuko inzira ari ntoyo kanyuramo gutya. Mbega masazi we, aba yahunze umuntu nta rwo uzabona isazi rimwegera. Buryo umuntu isazi ryegereye aba afite n'agahumuro. Uzi umuntu isazi rihunga? Uri umugabo wanga koga man. Maybe you are sleeping even in the room which has a bathroom. Ariko ukumva ko koga ari icyaha. It's a crime. Nta mugabo nuka. Biramugora koga.
wa mugore we uvuye muri dushe you are sleeping next to man umugabo nuka hariya hasi biranuka nkuko haharanuka nahise mukajya kuryama mu cyumba kimwe urabwiye ngo umuntu wamusiporta utoga nyine tugomba kumenya eske tipe ukunda koga like njyewe nkunda koga wenda nkora imwe ku munsi we ukumva byibuze nimba nakubwira ati akunda koga sicya nabikunda byibuze nakubeshya uzavuga ati ndarakubajije urambeshya buriya reka nkubwire wakihanganira umanuko w'umugabo ariko umugore unuka ibaza ariko umugore muryama urwaye akakunukira ukumva aranuka just kubera ko atinya kujya muri dushe wowe aba ameze nk'isambaza zabo zisi cyangwa amafi ya boze cyumva urayizi ariko cyumva ico nico ntago kimeze nka caci ndi bahora barongaronga so umugore unuka ukunukira uryamye uri umugabo ko winaniriye uvuye mu kazi ushaka kuruhuka wumva bwiwe umunsi wabaye muremure wagera mu buriri ukumva ahantu werekeza izuru wahabuze igikara basi arakanuka igikara buriya nibura kumenya ko uyu muntu arwaye ari kumuvuza ariko uzi umuntu nuka yanze koga ari ugutinya amazi ari umwete mukeya so ikintu ugomba gukora rero mbere yo kuhura n'ibyo bintu ni iki ngiki buriya niba hari ikintu nabonye dating kudatingana n'umuntu muri mu rugendo rwo kuvuga ngo I'm going to marry him or her uzi ko wakunda umuntu uri nko gukora dokima kuri mashini yego ukaba we expectinga ko wenda umuriro ushobora kugenda sibyo ko umuriro ushobora kukugenderaho ko anytime mashini yawe byagenda gute uko uhura n'umuntu none mukaganira muri dating iri kubaganisha ku bana icyo muganiriye uyu munsi akakubwira ngo ngewe sinkunda koga gusa babivuga ni bake wa muntu uri no ushobora no kubibona mera nka wa muntu uri gukora dokima hita ukora save sibyo saving edit and save editinga inoze ikintu cyawe uri kwandika uri gusavinga usavinga niba ejo duhuye ukanyitegereza ukabona ejo nari mfite igisuko kikiri kizima ariko nagikuyeho sibyo nagikuyeho ndi umukobwa mpuye nawe ejo nari mfite igisuko cyiza kikiri gishyashya ejo turongeye turahuye ngiye ngikuyeho niba umbonyemo mismanagement gaspillage ongera ujye muri ya dokima yawe uhindure edit and save uri kubyumva niba duhuye uyu munsi nkabanje nta brosheje ndahubutse nyine ndabasha gutyo gusa sina brosheje subira muri ya dokima yawe edit and save sibyo muye n'inshuti zawe nzitreatinze nabi uzitwayeho na nabi arigisha kutazitreatinga nabi aho ugatangira misbehaviors yes ugatangira kujya uzicara hano ku bibero ufite direction nawe uri umutipe utangiye kujya ubakorakora ku matama like this uri kubita sheri twese hano turi abakobwa ariko twabaye ba sheri babe twese turi babe on same level edit and save byeditinge ubisavinga ya dokima yawe urimo uraporopoza kuzabana nayo nurangiza usubira inyuma muri ya dokima yawe uyisome yose uvuge ngo this is nabyihanganira cyangwa I can keep it or not yego niba usomye ya dokima wagiye weditinga ugasavinga buri ga criteria kose umubonyeho any character ubonye ukaba waragiye uyeditinga uyisavinga ukavuga uti okay ibi byose narabibonye ngiwe noneho kumukoresha inama y'iki y'urugo tuzabamo call her or call him politely mubwira uti can you change this or not can you change this I like or I don't like this
uko savinga positive you have to talk together mwicaranye ukamubwira ati rero honey I love you but njye nshaka umuntu tuzamarana ubuzima bwanjye bwose sinshaka umuntu tuzata dutandukana exactly uyu mukobwa acumva ibyo bintu do you know what ntakubeshya nimba yari n'umukatoliki bitewe n'urukundo agukunda azacencenga ku bwawe exactly avuga ati nimba ntogaga I have to make sure ko noze kugira ngo mutipe dukundana cyangwa uyu mugabo turi kumwe tampaga ngiye kwiga gukunda amazi shyiramo n'imbaraga kwanza nkunda amazi akonje wibera gafi oh no why not niba umukunda why not urukundo ni kimwe gusenga ni ikindi imico n'imyitwarire ni ikindi sibyo n'amahitamo nayo nirimye mu buzima n'amahitamo nirimye mu buzima ntago abantu bose usibye ko nyiri hanze bihari ntago abantu bose bajya muri marriage bagiye gukora umwitozo ende witorezamo hari abantu bazijyamo bavuga nzagerageza uzi ko abantu baciye amazi divorce birababaje kavuga nananira I will leave it ariko impamvu baziciye amazi ntabwo ari ukuvuga ngo nakunanira just like that hari igihe umuntu akunanira kuri extent uvuga ngo uyu muntu I will lose my life for because of him or her kavuga ati I will leave it better to live hari n'undi uvuga ati rero uriya mugore ugaspia uriya mugore ugira umwanda uriya mugore utoga uriya mugore sinzi utuntu twinshi no reka muveho mureke nishakira undi why not ibyo bintu utabimwizeho hakiri kare ntabwo aricyo gihe cyo kwiga it's time to continue kera abanyarwanda bakoreshaga ikinyarwanda cyiza cyane kurambagiza ni iki kurambagiza ntabwo ari kwa kundi muhura mukajya kurya amafiriti n'inkoko dating y'iyi minsi umuntu araguhamagara mugatera stories ziri funny mukanahurira mu kabari ahantu hadatuje urayizi suzizi ugatangira kuvuga ibyo aba TikTok bakoze that is the conversation of the day then ukazavuga ngo why ko duhura tugacilinga tugahuza tukumva biraryoshye your vibe is my vibe muravibinga kimwe you're going to marry her ako irona ko ejo nejo bundi azabyara umwana yitume mu mwenda ntabwo azawufura azawujugunya azawuta muri toilette wa mugabo we ujya kugura ibindi sometimes anabitereke hariya bigende bifatane hamwe umuntu azaza kubifura bicike kubera umwanda inzu yose inuke ntabwo wigeze ushaka kumenya ko uwo muntu ari umunebwe afura se cyangwa ntafura ntabwo wigeze ushaka kumenya ko uwo muntu ubunebwe bwo gufura abugira nta nubwo wigeze ushaka kubaza amakuru y'ibyo bintu imibereho ya mbere erega imibereho ubuzima ubamo ukiri umukobwa if you didn't hustle ukiri umukobwa ntabwo uzahasoringa umaze kuba umugore guhasoringa ni ikintu kiba mu mutwe w'umuntu ntabwo aricyo yiga ntabwo kiga cause noneho nugera mu rugo uzavuga ngo mfite ubimfasha simply byaranoroshye mfite n'umugabo so yewe inama nagira abantu make sure ko umuntu mugiye kubana umwiga wamwizeho atanutse ari amapantaro y'imbere ndavuga aba boxer za mugondo kazihindura umva mugiye mugura nyinshi please muzihindure sibyo nimba today utabonye umwanya wenda wo kwifura bitewe no kuri muri lash sibyo nimugoroba nuza gukora dushe uvuye mu kazi umese na yandi ya mu gitondo sikweri nawe wa mukobwa we menya yuko dushe ni part of the things that you don't have to skip nk'uko uzi ko neza iyo wabwiriwe mukunda kurya turabizi nanjye ndabikunda nk'uko ubizi neza ko iyo wabwiriwe igifu kiba kiri gusikamara jya umenya yuko niyo utoze hari utuntu tw'agahuye uba ufite ku mubiri wawe sibyo so ibyo ngibyo byose uba ugomba kubimenya ukabikipinga mu mutima wawe ukavuga ngo ibi ngibi I will be patient for it biroroshye but this I will not be patient for it if not niba utazashobora kubyihanganira wikemerera wa muntu ukureba muri kwenjoyinga mumeze neza mwishimye muri ready to go this and here and there akavuga ngo bihorere it will end in tears umuhaye go ahead in case ugiye kubana n'ibintu utizeho ngo umenye niba uzabyihanganira cyangwa utazabyihanganira
ya time yiwe yafashe avuga ngo it will end in tears, reka tubarike, izaba functioning very 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 well functioning. tuzanakuganiraho so in case ugiye gufata igihe cyawe kinini cyo gutegura your big day, your wedding, uhamagara abantu baze ariko ejo bundi it will end in tears, nitangira gukora bazabe bari kuvuga ngo ese buriya byagenze bite, habaye iki? Make sure ko unyize mbere y'igihe, nanjye nka kwiga mbere y'igihe, tukamenya what are we going to do. nibigera amahina nyine azamenya n'icyo gufasha. Koza bakuzi, you know why ubana n'umuntu ukamuzanira like kuri Valentine Day ukagenda ukagura gift indabyo ukazimuzanira akakubwira ngo ukabona no reaction, she's not even happy. That's why umenya ugomba kumenya uko atekereza. Byakuvunnye we wagiye ugura indabyo nziza, bouquet yawe y'ibihumbi 30 urayimuzaniye ariko no reaction, she's like nta cyabaye. Urababara cause ntago mwakoze inama ya mariage yanyu, ntago mwigeze mwicara ngo mwiganeho. Mwakoze inama z'ubukwe mutakoze iz'urugo. Umva bagira inama mwarasohokaga mukavibinga gusa. Mwarasohokaga mukigira kuvibinga, mukajya mu gisope cya makanyaga, mugataha mukaryama, mugahurira mu kabari. You can't even go to take a coffee. Niyo mwahuye mu bico mubaye mujya gufata agakawa, hano tuje ibyo bintu mwabivugaho. Exactly. Ariko hari n'abantu bahura personally uwa babiri burya bakaganira baca ku ruhande ibintu badashaka kuvuga in deep, adashaka kuvuga ngo abe strict ku kintu ashaka kukubaza, kintu ashaka kukubwira, akaba yakubwira tuvuge wenda arashaka kukubaza niba ujye ubyuka ugakora amasuku mu rugo, ariko ntabe strict ngo akubaze ngo ukunda gukora amasuku, ubyuka ugakora amasuku. Akabyuka ryari ukumva arakubaje gusa ngo ese ubyuka ryari, ukamubwira uti ngiye mbyuka 12:00. You will get to know ye umuhamagare, ariko ibyo I finding out kuko ari gishaka kumuhamagara mu gitondo, abatipe babyuka kare, ukamuhamagara mu gitondo ukumva arimo arakuvugisha cyakijwe iki kibaze, she's still asleep, nta mugazi n'ibintu. Azaba yateye intambwe nziza cyane yo kwevariwa niba ikintu yakubajije wamusubije ukuri. Ariko niba akubajije ubyuka ryari, nta yindi evaluation, bikaba birangiriye aho ngaho. Urumva yaciye ku ruhande ikintu yashakaga kumenya. Muganire in deep. Ugomba kuganira in deep ukamenya what fuck is going on. Ko nugera mu rugo uzaba uri supposed just to pray, ukubaka ugasengera urugo rwawe, sibyo? Ubundi ugasigara ukora bya bindi wa muntu akuzimo, sibyo? Ugasigara ukora bya bindi akuzimo isuku, akuzimo ikinyabupfura, akuzimo gucunga umutungo neza, akuzimo nyine ibyo ngibyo byiza, sibyo? Naho nugera mu rugo akaba ari bwo atangira kubyevariwa. Oh no, you are finished. So thank you for watching. Please make sure you know your partner before you marry him or her. Thank you. Turabakunda cyane. Comment yawe irakenewe, sibyo? Turi kugira inama wowe uri guplaninga ko wajya muri marriage cyangwa uri muri relationship inagitangira, nawe nimba uyirimo make gashoka kuri kwiga umuntu muri kumwe, sibyo? Yes. This is Talk to Me, wari uri kumwe na Bera nk'ibisanzwe. I'm Josie. Mwakoze mukore nanone subscribe, share na comments. We love you so much. Mwah.